bakoze ibyo bashobora gukora kandi umubiri w'umwana turawubona. Atubwiye hafi saa 6 ko Ngabire babonye imibiri y'abantu babiri bapfuye, umwe aryamye hasi ari umukobwa, undi yari umusore yamaze gukora ibyo bintu, nawe arimanika ariyahura. Ni ibintu birebire kuko yanditse ubutumwa bwinshi bugufi abwohereza Sebuhoro, burimo agashinyaguro, ariko nta bantu babizi babyumva ko twabonye imbuga nkoranyambaga zishaka kwandika ibintu birimo n'agashinyaguro kuko batazi ukuri, ariko tugomba kubyakira kuko abavuga bo bazakomeza kuvuga. Ngabire tumaze kubona umubiri we, ubuyobozi bumaze gukora ibyo bikora, baramuduhaye bankira iruhande na Nyirasenge atubwira ukuntu byagenze nuko babibona. Gusa icyo nabonye cyo nabo babonye ko bibatunguye, babona ko umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fablaudute, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fablaudute ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha twagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablaudute. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 8886. Fablaudute, igisubizo ku batugana. Reka twicishe bugufi dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, mubyeyi wacu kandi Imana igira neza, n'ukuri muri iki gitondo turagushimye. Tugushimiye ko wabanye na buri wese bageze aha ngaha, utabariye umuryango agihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana y'ubuntu, turi mu isi mbi, isi y'icyaha n'ingaruka yabyo. Tumerewe nabi, umwanzi Satani ashaka kudutandukanya nawe akoresheje umubabaro. Ndakwinginze ngo uko wamutsinze ku musaraba, ariko umutsindira no muri iki gitondo. Ndakwinginze Mana y'ubuntu ngo dukomereze ibyiringiro byuko ubwo ugiye kugaruka ukaza kuducungura ukatuvana muri iyi si, tuzimane nawe mu bwami bwawe. Ndagusaba cyane Mana igira neza, guhumurize buri wese ku buryo bw'umwihariko, humurize uyu muryango wa Pasitoro Gahorihori, ubahe kumenya Mana y'ubuntu badashidikanya ko igihe kizagera Imana igahanagura amarira yose ku maso yacu, maze tukibanira nawe ubuziraherezo. Ngaho rero gahunda zose ziri aha ngaha turazikuragije, kandi tukuragije imitima ishavuye ngo ihumurizwe nawe. Kandi Mana y'ubuntu, umugaragu wawe uri buze guhumuriza umuryango akoresheje inyandiko zawe, ubane nawe kandi umugirire neza, kandi byose Mana y'ubuntu bigende muri gahunda. Ngaho rero bana natwe uyu munsi, gahunda zose ziri imbere turazikuragije,
uyu munsi wose Mana y'ubuntu ubane na buri wese uri aha ngaha, kandi byose bibe mu bushake bwawe, tubigusabye mu izina ry'umwana wawe Yesu, amen. Reka dusabe umuvandimwe Kayisire mu magambo make atugezeho amateka y'umwana wacu wavuye mu mubiri. Muraho. Yesashimwe. Murakoze kubw'aka kanya mumpaye kugira ngo basangize bike ku by'ubuzima bwa Ngabire Samantha. Ngiye uhagaze hano nitwa Kayisire Gahorihori Pascal. Ndatangira mbakomeza ngo mukomere. Murababaye kuko ibyabaye ntabwo twari tubyiteguye, ariko byabaye tugomba kubyakira, ntabwo duheranwa n'agahinda. Uyu Ngabire twaje guherekeza uyu munsi n'uwa Kalisa Gahorihori na Renia Rutivumbura. Ngabire yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2007. Urumva ko yari umwana muto. Ngabire mu bwana bwe ibi ntabwo ari bisanzwe kuba umunsi yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu, ari nawo munsi mama w'umubyara yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu 2013. Ntago biragoye kumva iyo coincidence, ibintu urwo ruhurirane rwo kugira ngo ibyo bintu bibere umunsi umwe. Ngabire amaze kubura nyina yagiye kubana na nyirasenge witwa Uwineza Nadine, abamumenyereye bazi izina rya Nonia. Yamufasha ari umwana muto, aho yatangiriye primaire kuri groupe scolaire Umubano. Amashuri yisumbuye tronkomeye ayitangirira kuri GAS, ishuri y'Abadventiste riri i Rubavu. Icyiciro kisumbuye cya mashuri makuru bakunze kwita A level yari kukiga kuri TVT Mutovu, aho yarageze mu mwaka wa 6 amashuri asoza icyo cyiciro. Ngabire yatashye icyumweru gishize avuye ku ishuri, aje gutangira kwimenyereza umwuga, kuko amasomo yigaga isaba gukora kwimenyereza umwuga tumenyereye mu ndimi z'amahanga nka stage cyangwa internship. Iyo stage yagomba kuyitangira kuri uyu wa mbere ushize lendi, aho yavuye mu rugo mu gitondo saa 3 agiye gutangira stage ye. Avaho avuze ko agiye gukora stage, narangiza arajya gukoresha computer ye, yari yagize ikibazo. Ngabire isaha soko yari yavuze ko ahindukira. Ibi ndabivugira kubw'amakuru twagiye dukunda kubona ku mbuga nkoranyambaga. Yagerageje
kumisleadinga bivuga abantu bavuga ibitari byo. Mu busanzwe ntawe ubuza uvuga kuvuga, ariko natwe ntago twabura kubwira wumva. Ngabire ntago yari umwana utararezwe cyangwa ikinyabupfura gike. Muri izi ndimi bakunda mu rundi rurimi abana bakunda kwita ikirara, ariko Ngabire ntago yari cyo. Twongere tubisubireho, Ngabire ntago yari yarananiranye. Ngabire yavuye mu rugo agiye gukora stage. Ibyabaye ntago twamenye uburyo ki yageze iyo yageze Rulindo. Baramushutse akijyana, cyangwa se hakaba hari ubundi buryo bwabayeho kugira ngo agereyo, ntitwabimenye. Ariko gusa icyo twamenye ni iby'urupfu rwe. Urupfu rwa Ngabire rwaradutunguye, ariko ababikoze bari barabiteguye. Ngabire abo twari kumwe nimugoroba bagerageje kumva uko byagenze, ariko ntinye kubatabashe kubyumva. Ngabire yarishwe. Ngabire yicwa n'umuntu washatse kutubabaza abigambiriye, kuko ibyo yakoze yagerageje kwerekana uburyo cyari bumwice. Abyereka Nyirasenge wamureze n'umugabo we Sebuhoro bari hanze. Umwana yari yaragerageje kamenya ko ari bo bamuhagarariye, amenya nimero zabo, kuko igihe yagiraga ikibazo ku ishuri yarwaraga nibo bamenyeshaga. Bimwe bakoresheje telefone ye, ubwo yarabonye telefone z'ababyeyi be. Ubwo ejo bundi ajya kubikora, yabanje yohereza ubutumwa Sebuhoro ko yari yaramubuze, ariko amubonye. Atari ko yari yarabigambiriye ko niyo atamubona ubwo yari kuzamusanga kwa Nyirasenge witwa Fifi, kuko yari ahazi. Yabanje amwohereza uburyo ari bumwicemo. Adashize akanya amwohereza ishusho kamaze kubikora, kamaze kumwica. Ubwo niko yatakambaga wataramenye ukuntu biri kugenda. Amusaba ati umwana uramuhora iki, umwana uramuhora iki, ko nta kibi yakoze, arazira iki. Ariko bo nubwo bahendaga umuntu utumva, kuko yari yamaze gukora ibyo akora, amwohereza ifoto ko yamaze kubikora. Undi yaguye mu kantu biramuyobera, baratabaza, bahita bahamagara Nyirasenge Fifi bari kumwe. Abwira ati turebere niba Ngabire iyi myenda yambaye ari iye cyangwa ari yo yagiye yambaye. Nta gushidikanya yahise abona ko ari imyenda yari yambaye, ahita ababwira ati uyu ni Ngabire nta kabuza, niwe bishe. Twasigaranye ikibazo cyo kumenya tuti Ngabire yaguye he, turakuraho umubiri we kugira ngo tumushyingure. Uwo muntu saho yagarukiye gusa, yaratubwiye ngo tujye gushakira i Remera. Turahaguruka twese ababyumvise, umuryango wa data turiruka tujya gushakisha muri Kigali yose, ariko bibi by'ubusa. Bibaye saa 4 saa 5 duhebye, turongera turataha. Ariko dutaha tubona ko bamwishe, nubwo benshi bari banze kubyakira no kubyumva ko ari byo. Mwumvise ko hari abagiye bavuga ati ni iterambere ririho rya AI, ariko siko byari biri. Mu gitondo twarabyutse tujya kumenyesha ko twabuze umwana ku biro bikuru ya RIB. Aho twagiye twamaze kubamenyesha, ariko uko biri kose inzego za leta zirakora cyane, zari zabimenye, ariko bagomba kubona tubamenyesha ba nyiri umuntu ko twamubuze.
tunaburiraho n'umwanya wo kubashimira ko badufashije mu buryo bushoboka, ntabwo badutereranye, bakoze ibyo bashobora gukora kandi umubiri w'umwana turawubona. Batubwiye hafi saa 6 ko Ngabire babonye imibiri y'abantu babiri bapfuye, umwe aryamye hasi ari umukobwa, undi yari umusore yamaze gukora ibyo bintu, nawe arimanika ariyahura. Ni ibintu birebire kuko yanditse ubutumwa bwinshi bugufi abwohereza Sebuhoro, burimo agashinyaguro, ariko nta bantu babizi babyumva ko twabonye imbuga nkoranyambaga zishaka kwandika ibintu birimo n'agashinyaguro kuko batazi ukuri, ariko tugomba kubyakira kuko abavuga bo bazakomeza kuvuga. Ngabire tumaze kubona umubiri we, ubuyobozi bumaze gukora ibyo bikora, baramuduhaye banshyira iruhande na Nyirasenge batubwira ukuntu byagenze nuko babibona. Gusa icyo nabonye, icyo nabo babonye ko bibatunguye, babona ko umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakoze urugendo cyangwa yatwaye mu buryo atari yiteguye, kuko basanze igikapu cye, abana b'abakobwa barabizi, yari yatwaye irangamuntu n'igikapu n'imashini gusa, nibyo basanzemo. Batubwira ati biragaragara ko uyu mwana yaje atarafite urundi rugendo rwo kujya ahandi. Ikigaragara cyo umuntu yari yamwiteguye, ashobora kuba ataramuhaye n'iminota 2 cyangwa 5 yo kuvugana, kuko uko yakagiye uretse urwo rupfu yamwishe, twasanze ariko ameze nkuko yavuye mu rugo. Murabyumva ko twari dufite n'agahinda ko yashobora kuba yamushinyaguriye, ariko amahirwe nuko bitabaye nubwo yamwishe. Dufata umubiri we tujyana muri morgue Inemba mu bitaro, turataha. Icyo nshaka gusorezaho, icyo kuvugana kivuze abumva bumvise, n'abatwara amakuru bumvise bagomba gutwara. Icyo nongeraho gusa, turashimira itorero, inshuti n'abavandimwe mwaje kutuhagarara, kutuba hafi, mwadushyigikiye mu buryo bushoboka. Tugomba kubishima nabyo, kuko mu bibaho byose tuba tugomba no gushima. Reka nanzure ngirane muri Bibiliya mu mubwiriza Ecclesiastes igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4, avuga ko hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hakaba n'igihe cyo kurira n'icyo guseka. Byatubayeho, cyabaye igihe cyo kurira, ariko nta kundi tugomba kubyakira kuko murakoze. Arakoze Kayisire. Reka hanyuma y'aya mateka ababaje dusabe korale Last Voice ize ihumuriza imitima mu ndirimbo imwe.